Abakunzi ba Mbogunesi TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, u Burundi, Kongo, Tanzania. Mwese mwumve mwikaze. Ndasuza kandi abantu mwese mudukurikiye muri Afrika y'Amajyepfo, Afrika y'Iburengerazuba ndetse n'iy'Amajyaruguru, mwese n'abari ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika. Ndasuza kandi namwe muri ku mugabane wa Aziya, mwese mwumve mwikaze. Iyi mukurikirana ni Mbogunesi TV, nge mugiye kubana nayo mu kiganiro nk'ibisanzwe ni Hagenimana Adolphe. Twagarutse tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Rwose muri abantu banjye b'agaciro, Imana ijye ibaha umugisha cyane. Rwose nawe utarakora subscribe, ni amasegonda make cyane rwose ugakanda aho ngaho handitse subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa, ubundi ibiganiro bikazajya bikugeraho rwose ku buryo burambuye. Uyu munsi rero turi ku itariki 24, twinjira harabura amasaha make ngo twinjire ku munsi ushyira tariki ya 25, aho twibuka ivuka ry'umucunguzi ari we Yesu Kristo. Mwese ndabifuriza Noheli nziza, mbifuriza gutegura imitima yanyu kugira ngo umwami Yesu abashe kwivukiramo neza kandi azasange rwose imitima yanyu ikeye, mutarangwa n'ibyaha, ahubwo imitima yanyu isukuye. Ni byiza cyane kandi mwese abari mu Rwanda, abari mu bihugu by'amahanga, mwese ndabifuriza Noheli nziza cyane n'umwaka mushya muhire. Turimo dusoza usigaje iminsi mike rwose kugira ngo Imana izabane namwe ibitaragenze neza muri uyu mwaka turimo dusoza. Imana izabashyigikire, umwaka utaha bigende neza. Ku baba bawusoje nta kazi, umwaka utaha Imana izabacira inzira kugira ngo imikorere iboneke, bizaba ari byiza cyane. Uyu mwanya rero nta kindi nje ngarukaho rwose. Muribuka ko bwashize nabagejeho ikiganiro cy'umugabo witwa Ebonowa wo mu gihugu cya Ghana. Yagize gutya atangaza inkuru, dore ko yari amaze igihe kirekire cyane yubaka ubwato bwakira abantu bageze ku 100 hafi 500, bwo kugira ngo navuga ko yakoze amato atandukanye, amato ageze muri hafi 6. Ayo yose buri bwato bwashobora kwakira nk'abantu 500 gutyo 300. Ubwo bwato rero ati yabukoreye iki? Yabukoze kugira ngo buzarengere abantu, ubwo ngo ku itariki 25 ngo Imana izarimburisha isi umwuzure. Ubu rero ndagira bamenyeshe ko ubu ngubu rwose abantu batangiye guhambira uturago bazingazinga nk'uko muri kubibona kuri screen za Mbogunesi TV. Murabibona ko abantu rwose bari guhambira utwabo bagenda bajya guhungira muri ubwo bwato bwa Ebonowa wo mu gihugu cya Ghana. Nk'uko yabanye mbere, uko nabibutsa ko mbere yuko ibi biri kuba by'uko abantu batangiye guhunga bitegura ko ejo hazaba umwuzure, uyu Ebonowa yafashwe na polisi yo mu gihugu cya Ghana, akaba amaze iminsi ari mu maboko ataraye, niko tujya tubyita, bitewe n'ubuhanuzi se cyangwa ibyo yavuze ku gihugu cya Ghana ndetse n'isi yose ko itariki 25 ariho isi izarangira, isi ikarimbuzwa umwuzure. Rero birababaje cyane kubona hari abantu batangiye kuzinga uturago rwose bagendana. Bibonaga abana, abakuru, abakecuru, abasaza, inkumi, abasore bagenda rwose bazinga utwabo bahungira muri ya mato Ebonowa mbere yuko afungwa yari yubatse.
Mu by'ukuri rero birababaje ku bantu baba ari bakuru se cyangwa se bajijutse kuba batabasha gusobanukirwa n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko ubwashize nababwiye ko Imana yaduhaye isezerano ry'uko itazongera kurimburisha isi umwuzure ukundi. Rero birababaje cyane kubona nk'uyu mugabo rwose yaragiye akavuga ko Imana yamubwiye ko igiye kurimburisha isi umwuzure, bigatuma abantu bacika igikuba nk'uko byose murimo murabibona rwose ukuntu abantu barimo baragenda rwose, urabibona ko ni ibintu bisekeje kandi rwose binababaje, kubera ko abantu ntabwo babasha gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Basome bumve ko Imana yaduhaye isezerano y'uko itazongera kurimburiza isi umwuzure ukundi. Nushaka kubireba neza uzarebe mu kirere, uzarebe mu kirere uzabonayo rainbow cyangwa se umukororombya ugaragaza ko aricyo kimenyetso Imana yahaye isi n'abayituye ko itazongera kurimbuza isi umwuzure ukundi. Uzarebe iyo imvura igiye kugwa rwose, wa mukororombya ugira gutya ukaza, yari imvura iteye ubwoba cyane, iteye ubwoba pe. Ariko iyo wa mukororombya rero umaze kuza ubona ko ya mvura bwa bukana ifite bubaye nk'ubucubye cyangwa se bugabanutseho. Rero birababaje cyane nk'uyu Ebonowa kuba yarabwiye abantu nk'aba ngaba ikintu nk'iki, bakaba barimo barahunga. Ariko abari guhunga n'abo mu gihugu cya Ghana n'abo mu gihugu cya Ghana, ntabwo ari abo mu gihugu cyacu da. Ubwo sinzi, ariko nyuma y'iriya tariki wenda bazasubiza ubwenge ku gihe, barushaho gusoma kijyanye na Bible, basome Bibiliya, kuko Bibiliya irimo ibintu byinshi cyane kandi byagufasha mu rugendo turimo rubwerekeza hehe mu ijuru, kuko aha murabizi kuri iyi si turiho ntabwo ari iwacu. Iwacu ni mu ijuru, aho twateguriwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Rero ndabifuriza mwe mwese muba mudukurikiranye mu biganiro byacu tubagezaho umunsi mwiza, kandi mbifuriza na Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2026. Dusigaje iminsi mikeya tukinjiramo, arya buriya harasigaye iminsi ngahe tubazira, basigaye nk'iminsi 8. Iminsi 8 urumva ni icyumweru kimwe. Mwese rero ndabifuriza rwose abafite akazi namwe mudafite akazi mwihangane, uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icyambere no gusenga Imana no kuyizera, kuko byose ni ibigena. Nge mwabanye mu kiganiro rero yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga ari Humble Goodness TV. Mbifuriza umunsi mwiza n'umugoroba mwiza mwese. Bye bye, shalom.